Tugiye kugaruka ku ngeso abantu benshi cyane badakunze kumenya ko bafite, nyamara izi ngeso zikunze kuba zabacaho abantu bakundana nabo, ukabona umuntu mwakundanaga ndetse mu gihe ukabona yari yakwishimiye ariko nyuma ukabona hari uburyo agenda kwinuba, rimwe na rimwe ukabona ntashobora kuba yabikubwira ariko akagenda kwinuba bikazarangira agize ati agucitseho. Izi ngeso rero ushobora kuba wari uyifite nyamara utabizi. Ibi byose ni aha ngaha ugiye kuba wabimenyera kugira ngo ubutaha uzajye umenya icyajyanye umukunzi wawe, icyatumye uwo muntu agucikaho, ukavuga ati byanze bikunze ibi bintu rwose nibyo bitumye ancikaho, cyangwa ukaba wafata umwanzuro wo kuvuga ngo ibi bintu sinzabikora kubera ko wenda bitarambaho, cyangwa niba byaranakubayeho nyine ukamenya icyajyanye umukunzi wawe, ku buryo ushobora kuba wagira utyo ukajya gutera intambwe, ukaba wagira ute ukaba wamugarura mu rukundo rwanyu mwari mufitanye, nyamara wowe ukamubwira ati wenda icyari cyakujyanye ndabizi cyangwa icyari cyakurakaje, niyo mpamvu uyu munsi ngiye kuba nagusaba ko wagaruka, ndetse namaze kuba nakwihana kubera ko wamaze kuba wagira uti wamaze kuba wabimenya. Rero aha ngaha ikintu cya mbere nabasaba ni ugukora subscribe ku Ihozo TV, tujye kubona muri iki kiganiro gito. Ingeso ya mbere rero tugiye kuba twaheraho ni ingeso yitwa gusabiriza. Niba ukunda guhora usabiriza umukunzi wawe, ukumva ko akantu kose ubuze uba ugomba kumuhamagara ndetse ukaba wakamwaka, ibi byose umenye ko nta mukunzi n'umwe ukunda ingeso yo gusabiriza. Niba ari umukobwa mukundana, niba ari umuhungu mukundana, menya ko niba ufite ingeso yo gusabiriza, uyu munsi ashobora kuba atabikubwira, wenda ukamusaba nk'akantu ukabona nyine nabifashe nk'aho ntabirenze, ejo ukaba wamusaba ikindi kintu ukabona nabwo nagusaba abifashe nk'aho ntabirenze, n'ejo bundi, ariko igihe kimwe akazabitekerezaho agatangira noneho kugenda akwinuba uko umusaba ibintu, ukabona ariko arabiguhaye ariko akajya kwinuba. Rimwe na rimwe ugatangira kumuhamagara, ukabona hari uburyo atari gufata nimero yawe, ndetse yajya no kuyifata ukabona ayifashe yatinze, kuko aba agitekereza avuga ati noneho se ubu ntabwo agiye kunsaba, noneho agiye kunsabikira, nyine agahora yumva ko icyo kibazo nyine cyo gusabiriza nyine ugize ute ugifite. Ingeso rero yo gusabiriza niba uyifite, nicyo gihe cyo kugira ute, nicyo gihe cyo kwigabanya, ndetse ukaba wanayicikaho biramutse bibaye ngombwa, kuko ntabwo ari nziza, bituma umukunzi agira atya akajya akwinuba cyane, ndetse akagira uburyo asa nk'aho akwihunza, kubera ko niba mwajyaga muvugana cyane mukavugana wenda mwageramo hagati ugahita umubwira ngo sheri nguzi ko nkeneye ibi n'ibi, akumva ko nabirenze nyine akavuga ati nta kibazo ni umukunzi wanjye, nibyo koko reka mwiteho, ariko uko uzakomeza ukuza ino ngeso bizarangira umukunzi wawe agenda kwinuba, noneho birangire agucitseho. Niba ukunda kurakara mu rukundo, ibi bizatuma umukunzi wawe agenda akwinuba gake gake. Niba umusanze wenda ari kumwe n'abandi bantu, ugahita urakara cyane ku buryo n'abantu babibona rwose ko urakaye cyane kandi mu buryo buteye ubwoba, ibi byose bizatuma umukunzi wawe asa nk'ukwinuba, ndetse nibishoboka agende agucikaho gake gake. Ibi rero ingeso niba wari uyifite ntabwo ari nziza, nicyo gihe cyo kugira ute cyo kuba wayireka, ndetse ukavuga ati reka mpindure, menye uburyo noneho ngomba kuzajya mbana n'abandi bantu muri sosiyete, nkamenya uburyo nitwara niba habayeho ikibazo njye n'umukunzi wanjye, bakamenya uburyo tugomba kugikemura utarakaye cyane. Umuntu nibyo ushobora kugaragaza ko ari mu makosa ndetse nturabyishimire. Nigeze gukora ikiganiro ndababwira nti wemere kugenda ugafata umukunzi wawe ukamubwira ati ngwino hano, niba umusanganye n'abandi bakobwa, niba umusanganye n'abandi bahungu, kugera ukamubwira ati ngwino hano tugende, ngwino hano ndagushaka, ariko ntubigaragaze nyine uburakari bwinshi cyane. Tujye twumva abakunzi bajya barakara basangana n'abakunzi babo, abantu ukabona amenye televiziyo, ukabona amenye ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibyo byose rero ubwo burakari butuma umuntu utagaragara mu maso ye neza, nubwo abagukunda, ariko bituma umuntu atakubona neza mu maso. Ni ingeso rero niba uyifite, menya uburyo ugomba kwitwara. Nigeze kuba nabibabwira nyine icyo kiganiro, impamvu mwakagombye kujya kukireba. Icyo gihe rero ugomba kugira ugomba kumenya uburyo witwara kugira ngo umukunzi wawe atakwinuba kubera uburakari bwinshi cyane ugira, butagira bwa burakari bajya bavuga ngo ni uburakari bw'umuranduranzuzi. Yewe uriya muntu agira umujinya w'umuranduranzuzi. Ibyo ngibyo ni ibintu tuziranyeho. Ikindi kintu rero, indi ngeso yindi rwose ituma abakunzi cyangwa abantu batarambana, bigatuma umuntu agenda yinuba undi, ni umuntu utagira gahunda. Buriya niba utagira gahunda mu rukundo, uri umusore utagira gahunda, uri umukobwa utagira gahunda, menya ngo
umukunzi wawe azagenda kwinuba gake 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 gake, ndetse ibyo bintu umenye ko atanabikunda, nubwo rimwe na rimwe adashobora kuba yaza ngo abikubwire, wenda ngo akubwire ngo ino ngeso yo kutagira gahunda rwose ntabwo ari nziza. Arashobora kuba atabikubwira kubera ko muri kudetingana, wenda akavuga ati umukunzi wanjye so ndamubura mubure nyine, ariko iyi ngeso niba wari uyifite kutagira gahunda, ibi bintu rwose ugira ute ubihindure, umenye uburyo ugomba kujya ubahiriza gahunda. Niba ari sangahe mwavuganye guhura n'umukunzi wawe ukayubahiriza iyo saha, niba waramubwiye umunsi, uwo munsi ukawubahiriza, niba waramwemereye ikintu, icyo kintu ukacyubahiriza nyine, ukaba ngombwa ko ugomba kugikora uko cyakagombye gukorwa. Niba rero ugira gahunda mu rukundo, ibi rwose bizagufasha ibintu byinshi cyane byinshi cyane. Banagenda nibabwira nkababwira amakosa, ndetse nkababwira n'uburyo mugomba kuba mwagira muti, mugomba kuba mwayahanduringa ibibazo byanyu, mukaza kuba mwaza kubikemura neza cyane. Irindi noneho indi ngeso yindi ituma abantu bagenda bakwinuba mu rukundo ni iyi ngiyi. Ingeso yo kutubaha umuntu mukundana rwose, iyi ngeso ntabwo ari nziza cyane, ituma umuntu akwinuba. Niba ari umusore mukundana ukaza nyine ukaba uramusuhuje, cyangwa ukaza ukamukora mu ntoki umeze nk'aho ari umuturanyi wawe, cyangwa ari umuntu uciyeho ku kayira, ibi rwose ingeso uba ugomba kuza ugahobera umukunzi wawe akakumva, ukabigaragaza, ukamwubaha, ugakora buri kimwe nyine kigaragaza ko umukunzi wawe koko ari umukunzi wawe, akamenya gutandukanya abantu bari aho ngaho, ndetse nawe ubwe ukamwubaha mu bintu byose bishoboka twakagombye kuba twavuga ko ugomba kubahamo umukunzi wawe. Ibyo byose rero ukagira ute ukagerageza kumwubaha, ibi nabyo bizatuma urukundo rwawe rugera rute ruramba. Ariko niba ufite ingeso yo kutamwubaha, ibi byose azabona avuga ati si ubundi uyu muntu arankunda, agende agira ati akosa nk'aho agucikaho gake 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 gake, agende akwinuba. Niyo mpamvu rero uba ugomba gushyira imbere icyubahiro cy'umukunzi wawe, ukumva ko ari ugomba kuzaba mama w'abana bawe b'ahazaza, ukumva ko ari ugomba kuzaba papa w'abana bawe b'ahazaza, ukamwubaha rwose pe. Indi ngeso rero, ikintu bita guhangana. Hari ikintu kigiye kiba mu rukundo cyitwa guhangana, ugasanga niba umukunzi wawe ubushize yaratinze kuba yagera aho mwari mwavuganye, noneho nawe ugahita umubwira ati ko watinze ubushize, nanjye reka nze nkwishyura, ukagira ute ukaza kuba wamwishyura. Ibi ngibi rero nabyo ashobora kuba yaratinze kubera impamvu zikomeye cyane, ariko wowe ugatinda kugira ngo uze kubagira ute use nk'uhangana nawe. Niba mwatangiye guhangana rero mu rukundo, nicyo kizatuma umukunzi wawe agenda avuga ati si ubu koko kweri, niba duhanganye kuri iki kintu, ese ikindi kintu gikomeye noneho byo bizagira bite, bizagenda bite, akagira ate akagenda asa nkaho akwinuba. Ibi bishobora gutuma agucikaho. Niba rero umukunzi wawe abayeho akabazo nk'ako ngako, wihangana nawe, ahubwo gerageza kumwereka ko wowe ubwawe ugira gahunda. Ni cya cyiciro cya ruguru twari tumaze kuba twagira dute, twari tumaze kuba twavaho. Niyo mpamvu nise mvuga nti reka tukijyanishe n'uku nguku n'ikindi kikiri hasi. Ikintu cya mbere rero, kuhangana nawe mu rukundo. Niba wenda waramubonanye n'abakobwa ubushize, niba waramubonanye n'abasore ubushize, ukumva ko nawe ugomba kuzakora uko ushoboye kose kugira ngo nawe aze kuba yakubonana n'abo bakobwa, aze kuba yakubonana n'abo basore, kugira ngo uze kuba wamugira uti kuba wamurakaza. Niba utangiye guhangana nawe mu rukundo, aho ngaho sinzabibazwe, dore mba nakubwiye, uba ugomba kumwereka ko wowe uri iki, uri inyangamugayo, ndetse ugakora ibintu bigomba kuba byamuhindura, akavuga ati yawe umukunzi wanjye ubushize yansanganye n'abakobwa, umukunzi wanjye ubushize yansanganye n'abahungu, ariko reba uburyo arimo anyitwaraho, reba uburyo arimo, n'ubundi birasa nkaho nta kintu kigeze igiti, nta kintu cyabaye, kubera ko mwaje kuba mwabiganiraho mu buryo bwitonze, mufata icyemezo neza, muravuga muti biriya bintu ntabwo mbikunda, ariko wivuga ngo nanjye ngomba kuzagira ngomba kuzamwemeza. Kuko nutangira guhangana nawe, niko uzaba usa n'uri kurimbura urukundo rwanyu, ndetse bigatuma asa nkavuga ati sura mukunzi buriya ibyo bimeze bite. Ibyo ngibyo rero ntugatuma umukunzi wawe akwibazaho, ndetse ngakwibazaho uburyo bubi cyane, uburyo butari bwiza. Buri umukunzi wawe akagombye kuba gutekereza, akakuruta, akakubwira ibintu yakuruseho kandi byiza. Akenshi cyane urumva rero, niba umukunzi watajya kubwira ko yakuroseho ibintu byiza, rwose mwabana mwe uracyafite akazi, gerageza wongere, kuko buriya abantu bakundana niwe muntu aba yumva, niwe muntu aba yiyumvamo, niwe muntu aba yumva ahantu hose mu mubiri ari ugira ute ari utembera. Mu gihe cyose rero utaratangira gutembera mu mubiri w'umukunzi wawe, menya ngo uracyafite akazi gakomeye cyane ko
kugira ngo nyine akwiyumvemo mu buryo bukomeye cyane. Reka wenda tuze kuba twasoreza kuri iyi ngeso ya nyuma tugiye kuvuga, ingeso yitwa kubeshya. Niba umukunzi wawe akuvumbura ku kintu runaka ndetse ugashaka uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kugira ngo umubeshye ariko nyuma akazagira icyo akagutahura, menya ngo urimo uragenda ukata konegisiyo mwari mufitanye, menya ngo urimo uragenda ukata icyizere mwari mufitanye. Niba hari ibintu runaka ujya ubeshya umukunzi wawe kandi ari we muntu wo kubwiza ukuri, burya umukunzi wawe iyo umubeshye rimwe na rimwe ubona atabyitayeho, ariko direct ahita ajya kugira ate, ahita ajya gukora iperereza, ndetse rya perereza riza kurangira we amenye ukuri kwe, ndetse ukuri kwe kutagize gute, kutakuvuyeho. Kuko kuri rero yakumenye ashobora kutakwanga, ariko ukabona hari uburyo agenda kwikuramo gake 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 gake. Menya rero ngo uba ugomba kubwiza umukunzi wawe ukuri, kuko niwe muntu nakubwiye ngo uba ugomba kuzaba mama w'abana bawe, niwe ugomba kuzaba papa w'abana bawe. Icyo gihe rero niwe muntu ugomba kubagira ute, ugomba kubwiza ukuri, kuko niwe muntu muba mugiye kubana ubuzima bwawe bwose busigaje, nk'uko wenda hatagize ikindi kibazo kibamo. Rero niyo mpamvu ugomba kubagira ute, ugomba kumwereka nk'umuntu wawe wa mbere w'ukuri. Icyo gihe rero ugomba gukora uko ushoboye kose kugira ngo utaza kubagira, utaza kuwabeshya umukunzi wawe, mubwiza ukuri, ndetse niba hari n'ikosa umusabe imbabazi. Icyo gihe bizagira bite, bizakomeza bigenda neza, bizakomeza bigenda neza. Rero niyo mpamvu nanjye nababwira nti ikiganiro cyacu nakagaruka, turabakunda cyane, mukomeze kugenda mudushyigikira, mukora subscribe ku Ihozo TV. Twari turi kumwe muri iki kiganiro, Imana ibahe umugisha.